Mwiriwe neza, njye tugiye kubana nitwa Emmy. Kora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo tujye dukomeza tubane 5 kuri 5. Kandi namwe mwakoze subscribe muraba agaciro kuri twe. Kandi namwe mutayikoze muraba agaciro kuri twebwe. Ngaho reka tubabwire amakuru agezweho kandi 5 kuri 5. Reka turebere hamwe ikipe yo muri Tanzania aho yatangaje ati twebwe dushaka kuzahura n'ikipe ya Rayon Sports tukaba twakinana umukino wa gishuti. Iyo kipe yo muri Tanzania bayita Yanga S. Yanga S ni ikipe yo muri Tanzania isanzwe izwi cyane kandi ikaba yifuje kuba yahura n'ikipe yacu yo mu Rwanda bita Rayon Sports. Nubwo ariko Rayon Sports yasubiye inyuma ariko ikaba iracyafite chance yo gukina, ikaba igiye gukina n'ikipe bita Yanga S. Yanga S yanditse ku kinyamakuru ivuga ati ku itariki 15 Kamena 2025 niho tuzahura n'ikipe yacu Rayon Sports. Ariko ikinyamakuru cyo muri Tanzania cyatangaje kivuga ati ubuyobozi bwa Yanga S bwavuze yuko uyu mukino uzahuza Rayon Sports n'iyo kipe yo muri Tanzania. Bitavuze yuko iyi kipe yo muri Tanzania ishaka yo kubaka umubano n'ayandi makipe menshi cyane, niyo mpamvu yahereye ku ikipe ya Rayon Sports ikaba ni nkaho yayisaba collabo, ikaba ati njyewe tuzahure twikinire turebe uburyo ibintu bimeze. Niyo mpamvu rero iyi kipe yo muri Tanzania yakomeje ivuga ati umubano mwiza dushaka kugirana n'andi makipe ayo ariyo yose. Niyo mpamvu twahereye ku ikipe ya Rayon Sports tukabasha kuba twandikira umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports tukaba twamubaza uburyo bihagaze, imba yaduha umukino wa gishuti tukazabasha gukina uwo mukino. Rero reka mbabwire uburyo umuyobozi wa Rayon Sports yabyakiriye, ariko yabyakiriye mu buryo butari bwiza. Yahise yandikira umuyobozi wa Yanga aramubwira ati ibi bintu unyandikiye ntabwo ndi kubyumva neza, atariko ngiye kubitekerezaho nibiba bizashoboka nzakubwira. Rero reka tugomeze turebere hasi n'ibindi byagiye bivugwa muri iyi nkuru cyangwa ibyo umuyobozi wa Rayon Sports yagiye aganira n'uyu mukuru wo muri Tanzania w'ikipe bita Yanga. Reka tugomeze turebe ibyo umuyobozi wa Rayon Sports yavuze. Irambona Eric yakomeje abwira ibinyamakuru abibwira ati uyu mukino rero ntabwo wari wemezwa nta nubwo wari wafatirwa imyanzuro, niyo mpamvu nanjye ntabwo namenya neza imbi ikipe ya Yanga imba izakina n'ikipe ya Rayon Sports. Ariko ikipe ya Yanga yari ifitanye umukino na Simba ku itariki 8. Yanga yabaye iparitse uwo mukino, ubwo ngubwo bivuze yuko iyi kipe Yanga itazakina uyu mukino ifitanye na Simba. Ubwo rero ikipe ya Yanga yo yiteguye kuzaza gukina uyu mukino, izashaka gukina na Rayon Sports, ariko umuyobozi wa Rayon Sports yabyanze. Reka dukomeze turebere hamwe uburyo ki uyu muyobozi wa Rayon Sports uburyo araza kubyitwaramo. Rero wowe twabanye kugeza paka iyi video irangiye, kora subscribe ufungure n'inzogera.